Fly Rwanda. Incredible news, politics, sports. We on top. Fly TV Rwanda. M23 ibintu ntabwo byoroshye yamaze gufata umusozi wa Nyanzare. Ese mwari muzi ko icyambu cyambuka kiva ahantu bita Bukavu kijya Goma, ubwo kirava Goma kijya Bukavu, icyo cyambu kiri hagati aho ngaho, ibyo byo mwari muzi ko cyafunzwe? Ese mwari muzi ko nyuma y'inama yabaye irimo abajenerali baturutse mu bihugu bya SADC, ubwo turavuga South Africa, Malawi ndetse na Tanzania, yamaze kuba rwose yacura ubusa gute inama ikomeye nk'iyi ngiyi yabaye, hanyuma ntihagire ikivamo kugeza naho M23 kugeza ubu axe ya Nyanzare iri mu maboko ya M23. Ntabwo byoroshye. Njyewe nitwa Manishimwe Eric, ninjye ujye kubagezaho ikiganiro gitosoye, amakuru atosoye rwose, afuze, asa neza ndetse afite fact nyinshi zitandukanye, muragezwaho hano kuri Fly TV Rwanda mu by'ukuri. Yes, bari abajenerali batarenze batatu rwose bafite amaroko, bimwe bita ibirokoroko ku ntugu zabo rwose, bari bamanutse rwose bavuga bati reka tujye kureba ibyari byo, tujye kureba icyo twakora nyuma y'uko M23 yari maze iminsi itari mikeya cyane yigaruriye uduce dutandukanye, ikomeza kugenda ikora mu jisho FARDC, ikora mu jisho za MONUSCO ndetse nakora mu jisho SADC abasirikari bayo. Mu by'ukuri gusa Major General Kashisha, uwo nguwo ni yaturutse muri Malawi, hari hamanutse Major General Jacob John, umuvugizi w'igisirikare wa Tanzania yari yimanukiye, ubwo niwe Major General Jacob John, ndetse General Mahunya wa South Africa nawe yarahari rwose, ahabaye barebera hamwe ese niki cyakorwa kugira ngo hashyirwe mu mbaraga ndetse hahashwe bikomeye cyane M23. Abo bose bari bahuriye hamwe bareba ese nizihe mbaraga bagiye gushyira hamwe kugira ngo ibikorwe. Gusa ntabwo byatinze, kuko nyuma y'igitero cyo kuwa gatandatu bari bavuze yuko bari buze kurasa ndetse bakateza kuri M23 bakayitungura. Strategy z'urugamba zari zigiye kwigwaho ndetse zikagibwa mu mizi zose, bari bamanutse pe. Ibyo ngibyo ni ibintu muzi mumaze iminsi mufiteho amakuru menshi cyane kandi atandukanye. Hanyuma Bukavu, iki cyambu cya Bukavu tubibutse ko kuba cyafunzwe, ndetse mu bimenye cyane kuba cyafunzwe, ntabwo cyafunzwe kubera ko ari uko wenda ari M23 yagifunze, n'abaturage bo ubwabo ku giti cyabo bavuze bati reka tube dufunze iki cyambo nyuma y'amakuru atandukanye atoroshye arimo araturuka rwose mu bice bitandukanye aho za Nyanzare. Intambara zimaze iminsi zihavugwa muri utwo dusozi twa ntabwo ari udusozi, ahubwo ni imwe mu duce twegereye Nyanzare tuyifashe neza, aho iyi M23 ari naho yakoreye icyo bita Operation Mweso, cyangwa se attack ikomeye cyane bise Mweso. Yari yafashe Rwuve, iri mu dusozi twa Kasoko, iri muri Gihondo, aho yari yagose neza yazengurutse Nyanzare. Nyanzare yari cyangwa se M23 yaje gufata Nyanzare ku ruhe rwego, cyangwa se bitewe n'iki? Nyanzare abasirikare ba SADC bamwe na bamwe bagiye bafatwa bakajyanwa muri Nyanzare neza aho bakora business
bizinesi zo gushakisha imibereho, barimo baratohoza ubucukuzi bw'amafi, ibintu bitoroshye cyane byari byahinduye isura ubucuruzi bujya mbere. Hanyuma M23 ikavuga iti ubwo bucukuzi nibwo bukomeza kugenda bw'amabuye, ubu bucuruzi nabwo nibwo bukomeza kugenda butanga imbaraga kuri aba basirikare ndetse n'abacanshuro bose bahuriye muri DRC, bose baje gucunga umutekano mu by'ukuri wa Kongo, kandi ntaho bihuriye n'ukuri muri rusange. hanyuma rero M23 ijya gufata kuri uyu munsi tariki 4 z'ukwezi kwa gatatu, nibwo M23 mu by'ukuri yafashe aka gace, yaje kuba rwose ifata axe ya Nyanzare, yari yaramaze kuba rwose yazenguruka Nyanzare mu by'ukuri. hanyuma rero nyuma yo kubafata, reka tubabwire ko abasirikare 11 mu gitero cy'ejo, abantu bagiye bakomeza bagenda babahereza amakuru adatosoye, makuru badafitiye proof. Twebwe proof dufite ndetse muri buze no kubikurikirana, abantu baturuka muri Kongo baragenda batubwira, bavuga ati se aya makuru ni aya nyayo cyangwa se ni ibihuha. Mujye muri comment mubivuge kugira ngo n'abanyarwanda batwizere neza. Nuko abarundi 11 mu gitero cyabereye Minova, mu gitero cyabereye neza muri Minova, abo bamaze kuba bafatwa matekwa, ndetse ikindi cyangwa se ukuri guhari nuko umwiryane urakomeje hagati y'abakomando b'abarundi. Murabizi bamwe bakomeje kugenda bahamagarwa kugira ngo baganirizwe ndetse babashe kuba bavuga ibitero byabo bagiye batera, bigafatwa ibitwaro bigera muri bitatu byari byafashwe, kimwe kiraraswa, ibindi bibiri bijyanwa muri M23. ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye. Papasi ya M23 yo irashaka kuba yashyiraho iherezo ku bucuruzi ndetse n'inyungu za politike ziri gufatwa na leta ya Tanzania na leta ya Malawi ndetse na South Africa. Mu by'ukuri ibyo byose byanyuze mu gitero bise Mweso Dollar Attack, yatatswe cyane mu buryo bukomeye cyane. Mu zindi update zajya zitugeraho nuko hariho operasiyo y'injyanamuntu irimo gukorwa na M23, noneho aho ishaka kuba yamenesha noneho byeruye MONUSCO ikomeje kugenda rwose yigarukwa cyane, yikomwa cyane n'abaturage ba Kongo, bavuga bati MONUSCO ntabwo bashaka kuyirekura itaratanga indezo ku madai ashobora kuba yaratewe n'aba bagabo babeshaga ko baje gucunga umutekano mu by'ukuri muri iki gihugu cya Kongo cy'abaturanyi. Mu by'ukuri uyu munsi rero muri icyo gitero cyakozwe rwose cy'Inyanzare, nuko rwose M23 mugomba kumenya ko rwose iratuje, amajanja yayo yamaze kuba yayahatera. Reka tugaruke gatoya mu gitero cya Minova, ahantu Minova, imirwano ya Minova, ariko abantu bamaze iminsi bavuga bati M23 ngwiri muri Minova, ikindi oya, naho bihuriye ukuri guhari nuko Minova yafashwe ndetse iri mu maboko ya FARDC, ariko bidakuyeho ko ibitero dutero 10 dukomeza kugenda duterwa na M23, tugenda dushegesha ndetse tugatesha umutwe igisirikare cya Kongo muri rusange. Hanyuma rero tugiye mu gice cyo kuba twavuga bike mu bijyanye na analyze zagiye zikorwa, habaye inama birakomera cyane, abasirikare b'abarundi bakomeza kugenda bafatwa amatekwa. Ese ibingibi byose, izi nama zakozwe n'aba bagenerale baturutse muri bihugu bya SADC, byatanze iki? Gufata general ukomeye cyane nka Chiko Chitambo ngo agiye kuba yafata Nyanzare bikaba binarangiye ibi byose ni iki kibyihishe nyuma? Bimwe mu bigarukwaho bakomeza kugenda bavuga ko rwose
Congo ishobora kuba ifite abagambanyi kabuhariwe, ndetse ikindi strategy zikomeye cyane zikoreshwa na M23, ibintu bitoroshye na gatoya. Ibingibi byose turi buze kuba tubigarukaho muri part 2 ya Fly TV Rwanda twise Rate Analyze the World. Ikijya mbere niki kigambiriwe mu nyurabwenge yawe, niki ubona mu mboni yawe. Urabona urugamba rwerekera hehe? This is the Fly TV Rwanda, turaje muri part. Yes, mbere yuko tujya muri analyze part, reka tubanze nanone tubabwire ko kuri iyi tariki enye n'ubundi ibintu byari bicika. Kuri izi tariki enye tubibutse yuko rwose habaye imyigaragambyo karundura, imyigaragambyo iremereye cyane, imyigaragambyo rwose yerekanaga ko rwose ibintu bitoroshye. N'imyigaragambyo yakozwe n'abakongomani, abo ngabo na abakongomani bo muri Nord Kivu, ubwo turavuga nyine ubwo abatutsi bo muri Nord Kivu, twanavuga abanyamulenge bo muri Sud Kivu. Abo bose barimo rwose bakoze imyigaragambyo yo kuba bagarurirwa cyangwa se bahabwa uburenganzira nk'abaturage ba Kongo. Igeze mu by'ukuri rwose harimo imyigaragambyo, barimo barwanira nanone kuba ubwibohore ndetse n'imibereho myiza ku baturage ba Kongo, nyine kuba bahabwa uburenganzira. Mu by'ukuri iyi ni imyigaragambyo yari igizwe n'amagambo cyangwa se intego eshatu. Harimo bavuga ati turamagana ndetse twivuye inyuma ubwicanyi bukorerwa abakongomani cyangwa se abanyamulenge batuye muri Kivu, ndetse tukamagana ubwicanyi bukorerwa abatutsi batuye muri Nord Kivu, ndetse n'ubwicanyi bukorerwa ubwicanyi nabwo bukorerwa habitwa Baheba, ndetse no kuba n'abandi benshi bari hirya no hino mu gihugu cya Kongo barwanira uburenganzira bwabo muri rusange. Gese mu gitero cyakozwe rero ubwo ngubwo nyuma ya za Minova, Nyanzare yafashwe kuri uyu munsi, imyigaragambyo nayo yahinduye isura. Abo bayobozi batandukanye, amajwi turi buze kubashyiriraho, mwumva umwe mu bayoboye imyigaragambyo witwa Urugabo Fidel, umwe rwose wakoze mu gisirikare cya Kongo, yakoze byinshi bitandukanye muri iki gisirikare, akaba yagize ubutumwa genanyuze ku rubuga rwose rwitwa Twitter, ubungubu rwitwa X. Yabashije kuba nawe yatambutsa ubutumwa bwinshi butandukanye, avuga ati abaturage mu by'ukuri arimo avuga ati rwose turimo turarwanira uburenganzira bwacu kuba twakwisanzura nk'abaturage ba Kongo muri rusange. Ati ikintu turwanira, ati ndabivuga mu ngingo eshatu. Yavuze ati abaturage turarwanira kuba twagira amahoro, tugahabwa ubutaka nk'abaturanyi ndetse nk'abaturage ba Kongo, ndetse ikindi kandi tukaba twahabwa uburenganzira bwo kuba twatera ndetse tugateza imbere ibikorwa byacu nyine nk'abaturage ba Kongo muri rusange. Gusa nanone bakavuga bati Felix Antoine Tshisekedi turakwamagana cyane ku bwicanyi urimo gukora abaturage. Ati ibihugu nk'u Burundi turabamaganye cyane, ati mukomeze murebe abaturage barimo barabipfiramo, abo twakwita inzirakarengane, bazira uko bavutse, bazira imiterere yabo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Bakongera bakamagana cyane igihugu nka Tanzania nacyo gikomeje kugenda kigaragara mu mirwano ndetse kinashyigikira Repubulika ya Kongo. Bavuga bati rero Kongo turabamaganye cyane, ati muduhereze amahoro nk'abaturage rwose, ati turashaka ubusugire ndetse
ndetse no kubaho twisanzuye. Umutekano ni mukeya ahangaha rwose mu gihugu cya Kongo. Nyuma y'imyigaragambyo tugaruke inyuma gatoya, abajenerali bari bamanutse, abaturage barimo barakorerwa ubwicanyi rubozo n'igihugu cya RDC. Ibingibi byo bihuriye hehe n'ibiri kuba byafatwa? M23 yo iraza ifite imbaraga cyane, aho rwose twamaze kubabwira ko Nyanzare yamaze kuba yafatwa inyuma y'uko FRDC ndetse na FDLR by'ubwabyo byari byamaze kuba byakwifatira ndetse byazengurutse biri muri Nyanzare, byarakambitseyo rwose. Aho ngaho tuvuga nta handi, turavuga muri teritwari ya Rucuro, aho ngaho ni muri Gasharira, Zakirima ndetse na Kibirizi. Ahangaha rwose abakongomane bari bahafashe, abacanshuro bahazengurutse za FDLR, za Wazalendo zari ziriyo, abacanshuro basaga 1000 n'abandi bari boherejwe rwose muri Kongo kuba bacunga umutekano hangano muri axe ya Nyanzare. Gusa nanone ubwo ni muri teritwari ya Rucuro. Ikintu gihari nuko rwose Kirima, Kibirizi, aho ngaho ni muri Rucuro nanone, Rwuve, Kasoko, Gihondo ndetse na Nyanzare yose M23 irahafite. Ikindi kandi abasirikare 11 bafashwe matekwa rwose, bafashwe matekwa. Ubu ngubu rwose bari mu maboko ya M23 mu gitero cyabereye muri Minova. Abarundi basaga nanone 15 nabwo bafashwe matekwa. Kuki leta y'u Burundi abasirikare bayo bakomeje kugenda bagaruka cyane mu kuba bakwitabwaho cyane n'igisirikare cya M23? Ibingibi rwose ntabwo birimo kuba byavugwaho rumwe mu by'ukuri. Tubigiye mu mizi nanone muri rusange, reka twongere tubabwire yuko rwose ubwumvikane hagati y'ibisirikare biri gucunga umutekano, twavuga za Wazalendo, twavuga abarundi muri rusange bakomeje gukubitirwa hareba inzega, tukavuga igisirikare cya MONUSCO cyo noneho gikomeje kugenda kigabwaho ndetse kinaganirwaho cyane. Ariko nanone leta ya Kongo n'abaturage bakavuga ati ntabwo dushaka ko MONUSCO muyirekura itari yaryozwa amada imaze kuba yatera abakongomani benshi bikomeye. General Chiko Chitambo uyu nguyu rwose umwe mu bizewe na perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi, uyu nguyu afite strategique ku rugamba imeze itya. Uyu numwe mu bantu aragenda agafata abasirikare batoya bari hasi akabohereza ku rugamba, we akigumira hirya iyo ngiyo muri za MONUSCO rwose, aho MONUSCO iri hano mu mashyamba ya za Minova, akicara rwose akategura urugamba. Ariko nanone se ntabwo byoroshye, barimo barakubitwa cyane mu cyico, kubera ko rwose M23 mu makuru ahora agenda asohoka mw'abantu mwe, ntabwo mu makuru asohoka nta muntu muzakeke ko rwose twebwe tuba turi ku ruhande rw'ubufana. Oya rwose ukuri guhari nuko M23 ifite igisirikare ndetse cyitoje kandi bikomeje kugenda bihindura isura. Mu bakurikirana urugamba rero, niba muzi ubwoko bw'imbunda rwose, niba mubuzi, uyu munsi mbazaniye imbunda bita BM. Nimwe mu mbunda yakoreshejwe mu rugamba rw'uyu munsi bafata Nyanzare, aho bitari byoroshye rwose. M23 hano muri teritwari ya Rucuro rwose yaje kuba yigarurira Nyanzare, hari mu rwego twabivuze cyane
cyane tunabigarukaho, hari mu rwego rwo kuba M23 yakwigarurira mu by'ukuri iyi teritware ndetse ikanetucunga umutekano, dore ko ibihugu nka za Malawi byari bimaze igihe kitari gitoya rwose bikora ubucuruzi bw'amafi, bwari bumaze kuzamura urwego rwose, za MONUSCO zibereyeho rwose mu buryo bwiza ndetse zisanzuye. Ibi ngibi rwose bikomeje kuba byateza impagarara, ari nabwo M23 yavuze iti reka Nyanzare nayo tugende tuyikabe, tuyifate rwose, hanyuma tugaruke kudilingana za Minova nyuma. Mweso attack ngayo nguko irarikoze. Ibifaru byarafashwe bibiri muri za Minova, ikindi kimwe kiraraswa. Aba generali abo ngabo inkuru rwose tutava mahangaha tutababwiye, nuko ba generali b'abarundi barimo nk'uyu nguyu rwose General Mingi w'umurundi rwose ukomeje kugenda kubitwaho cyane, General Aroni Ndayishimiye uwo nguwo rwose nawe arageretswe, umwiryano urakomeje, ibintu ntabwo byoroshye, abarundi bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano. Ibi birashya bishyira iki? Ibi ngibi biragana he? Biratwereka iki mu by'ukuri? Iyi ni Fly TV Rwanda, breaking news zigezweho murazisanga kuri Fly TV Rwanda, kandi ntimuze kuba mwajya kure cyane. Amakuru atosoye afite isuku agezweho barakura hano kuri Fly TV Rwanda. Wow, ciao ciao, nitwa Manishimwe Eric.